Ndabasuje cyane kandi mbaye kaze kuri Rwanda Media News. Amaro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isima mugiye mutwumviramo cyangwa se muriremo gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe, tugasana amakuru ari kugenda avuga mu bitangazamakuru no ku isi muri Afurika ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye. Mu by'ukuri ndagira ngo umunyemere twibande hano mu Rwanda iwacu, ngira ngo ni inama yabaye ihuje abaminisitiri bakomeye cyane hano mu Rwanda igahuza na Excellency Paul Kagame, biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Ngira ngo mumaje kubona iminsi cyangwa se mumaze iminsi mubona ko amafaranga ya mituweli yazamutse akazajya ku 2020 akava ku 3000 yarasanzwe, ariho kuri ubu akaba yaragiye ku 2020. Ko mu by'ukuri nuko nababwira ko ubu ngubu muri inama yabaye ihuje abaminisitiri ndetse igahuza na Excellency Paul Kagame, nuko bari habayemo inama biga ku mibereho y'abaturage mu Rwanda bose n'ukuntu mituweli igiye kuba yagabanuka ikava ku mafaranga 2020 ariho cyangwa se barashizeho ikajya ku 15,000. Mu by'ukuri ubona ko ni nyuma y'uko abaturage bagiye bagaragaza imbogamizi z'uko amafaranga bashizeho ya mituweli ari amafaranga menshi cyane, kandi kuyabona ko bigenda bibagora cyane cyangwa se ukabona ko biri kugenda bibacengeje mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu by'ukuri nuko iyi nama ije kuba yasubiza cyangwa se ije kuba yafasha abanyarwanda bose muri rusange mu kuborohereza kwishyura ubwisungane mu kwivuza mituweli, mu kwivuza mu by'ukuri cyangwa se minesande. Ni ibintu mu by'ukuri ubona ko byagiye bihangayikisha abaturage, ukabona ko amafaranga kuyabona bibagoye cyane ko banavuze ko mu by'ukuri iki gihe iki cyiciro cy'ibihumbi 20 cyangwa se abantu bazajya bagenda bicira ibihumbi 20 bya mituweli ari abantu bari mu nzego za leta cyangwa se bafite akazi ka leta. Ariko mu by'ukuri nuko kuri ubu ngubu bigaragara ko hari abaturage mu by'ukuri b'abahinzi nabo bashyize muri kino cyiciro cy'ibihumbi 20 bagiye bisanga muri bino byiciro by'ibihumbi 20. Ukabona ko mu by'ukuri babahangayikisha, ugasanga umuntu ari gukora ubu cleaners cyangwa se amasuku yo mu mihanda, ariko ugasanga bamushizeho amafaranga 20 kandi nta kintu mu by'ukuri ubona ko akora cyangwa se akuraho amafaranga. Mu by'ukuri nuko rero leta ije erebyeho kino kibazo ibona ko mu by'ukuri gihangayikishije abanyarwanda, ikaba igiye kuba yafata gahunda yo kuba yagabanya aya mafaranga ari guhangayikisha abanyarwanda, igashira byibuze ku 15,000 nubwo bitaremezwa neza cyane cyangwa se ubikonfirming uvuge 100% ko mu by'ukuri iyi gahunda igiye kuba yabaho, nuko mu by'ukuri ariko muri inama ari byo bari kuganiraho biga ku mibereho myiza cyane n'ukuntu aya mafaranga y'ubwisungane mu kwifuza yazagabanukaho byibuze 5 ku mafaranga 20 ariho byibuze akaba 15,000 kugira ngo bifashe abanyarwanda bose mu by'ukuri kugira ngo bajye babasha kubona ukuntu bakivuza cyangwa se mu bwisungane mu kwivuza kugira ngo bajye babasha ukuntu bajya babona ukuntu batanga iyi mituweli. Mu by'ukuri ibintu byiza cyane byo kwishimira ku banyarwanda, nubwo bitaraba confirm cyangwa se uvuga ati ngo byabaye confirmed kugira ngo umuntu abashe kuba yabivuga, nuko ariko nanone nuko byaganiriweho kandi ibintu biba byaganiweho mu nama, nuko bishobora kuba byakorwa cyane. Mu by'ukuri ndagira ngo umunyemene babwire zimwe mu ngingo z'ingenzi zizuze kuranga aya makuru yacu ndetse n'ibyemezo byabashije kuba byava muri inama yahuje abaminisitiri nsigabuza na Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza cyane y'abaturage n'abaturarwanda bose musanyi, yuko ikibazo cya mituweli gishobora kuba cyagabanuka cyangwa se amafaranga ya mituweli ashobora kuba yagabanuka kugakurwa ku 2020 akajyanwa ku 15,000. Ibintu byo kwishimira cyane ku banyarwanda ndetse n'abantu bisanze muri kino cyiciro cy'ibihumbi 20 ndetse n'ibintu byiza cyane. Nababwira ko mu by'ukuri ingingo ya mbere nta yindi nuko amafaranga ya mituweli gishobora kuba yagabanuka ku mafaranga 2020 yasanzwe ariho akajya ku 15,000. Ndetse mu ngingo ya kabiri turaza kuganira mu by'ukuri ku itangazo rya NESA turizo kubabwira ko NESA imaje gutangaza amatariki y'ibizamini abanyeshuri n'igihe bazatangira ibizamini by'igihembwe cya kabiri. Byose mu by'ukuri muraza gusobanukirwa muri iyi video ndetse kugira ngo mubashe gusobanukirwa mu byinshi cyane. Murabana natwe kuva iyi video itangiye kugera irangiye kugira ngo mubashe gusobanukirwa byinshi cyane byavuzwe muri mituweli ndetse no ku matangazo ya NESA by'umwihariko. Mbere yuko tugenda gusesengura aya makuru cyangwa se ingingo z'ingenzi zacu, ndagira ngo mu by'ukuri munyemere niba uri kunanurwa mugeze kuri channel yacu ya Rwanda Media News kandi subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi n'amakuru nkangamiza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere by'umwihariko. Reka dukomeze rero n'ingingo yacu ya mbere twavuze tuze kuganiraho n'ingingo yuko amafaranga ya mituweli ashobora kuba yagabanuka akava ku 2020 yasanzwe ari akajya ku 15,000 kugira ngo bifashe abanyarwanda cyangwa se bifashe abatuye u Rwanda rwose muri rusange kugira ngo bajye babasha kubona ukuntu bishyura ubwisungane mu kwivuza. Kugira ngo iyo gahunda mu by'ukuri yajeho cyangwa se iyo nama yabaye y'abaminisitiri ihuza na Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturarwanda bose, yuko aya mafaranga ya mituweli ashobora kuba yagabanuka ku mafaranga 2020 yasanzwe ariho akajya ku 15,000. Ubona ko mu by'ukuri ari ibintu byagiye bigaragazwa n'abaturage cyangwa se n'abanyarwanda bose ko bahangayikishijwe n'iki kibazo cy'amafaranga ya mituweli yazamutse akaba 2020, cyane ko ugereranyije nuko mu myaka yashize cyangwa se uko byari bisanzwe bimeze bishyura 3,000 bya mituweli. Wabonaga ko hari abaturage bamwe na bamwe batabona amafaranga cyangwa se n'ubushobozi bwo kuba bakishyura mituweli. Mu by'ukuri bakagomeza bagenda bagaragaza imbogamizi z'uko noneho aya mafaranga yazamutse cyane akaba amafaranga menshi cyane, ko mu by'ukuri basaba leta ko ari ikintu yabafasha cyangwa se ari inyunganizi yabageneraho nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe ko leta mu by'ukuri igenda bashyiraho inyunganizi. Gusa nanone nababwira ko leta yashyizeho inyunganizi ku mafaranga, ngira ngo abantu hari munsi, ngira ngo muri kubona ko hari amafaranga 3,000 utanga leta ikagushiraho 1,000 ndetse n'abantu batanga 3,000 leta ikabashiraho ikindi 1,000 nawe akaba 1,000. Murumva ko ni inyunganizi nyine leta iba yagisha. Ariko nanone mu by'ukuri iyi nama nuko yabaye ihuje nyine abaminisitiri ndetse biga kuri kino kibazo cya mituweli cyazamutse cyane nuko mu by'ukuri iyi mituweli igiye kuba
kuba yagabanuka ikava ku mafaranga 20,000 ikagenda ku 15,000 bizafasha abo banyarwanda bose, kuko hari n'abantu bisanze muri kino cyiciro mu by'ukuri ubona ko ntago bafite ubushobozi bwo kuba yakishura amafaranga 20,000 kandi yarisanze muri kino cyiciro cy'ibihumbi 20,000, ukabona ko akora amasuku cyangwa se ukabona ko ni umuzamu, ariko nanone ugasanga bamushizeho amafaranga 20,000, ukibaza aya mafaranga ahantu azakora, cyane cyane ko mu by'ukuri leta yari yavuze ko iki cyiciro cy'ibihumbi 20,000 kizakijyamo abakozi ba leta ndetse n'abandi bantu b'abagitifu bajya bafite ukuntu nyine babaye bafite ubushobozi buri hejuru cyane ubona ko mu by'ukuri ari abaturage bagiye bisangamo, ukabona ko bigenda bibahangayikisha mu mibereho yabo ya buri munsi, bakibaza niba kuko bazabona aya mafaranga ya mituweli 20,000 kandi ukabona ko nyine biri kugenda bihangayikisha sosiyete nyarwanda muri rusange. Ari mpamvu mu by'ukuri leta yashyizeho iyi ngamba cyangwa se iri gushiraho, iri guporopoza ko ya mafaranga ava ku by'ubuzima 20,000 akagenda ku 15,000 kugira ngo bijye bibasha kohereza abaturage ndetse n'abanyarwanda bisanze muri kino cyiciro cy'ibihumbi 20,000 byo bazajya babasha kubona ibyo 15,000, nubwo utabona ibihumbi 20,000 ukabona ibyo 15,000 kuko ibihumbi 5 baba bakuyeho n'ibihumbi. Ni amafaranga menshi cyane yajya afasha nyine abanyarwanda by'umwihariko kugira ngo babashe kubona ayo mafaranga 15,000. Ngira ngo mu by'ukuri tuziye mu magambo nka tugende ku ngingo yacu ya kabiri turi buze kuganiraho n'ingingo y'uko NESA imaje gutangaza amatariki y'ibizamini by'igihembwe cya kabiri ku banyeshuri. Mu by'ukuri namenyesha abanyeshuri ko bagomba kwitegura cyane bagashiramo imbaraga kugira ngo bazatsinde iki gihembwe cya kabiri, kuko ntago bikomeye cyane mu by'ukuri ubona ko igihembwe cya mbere gitegurirwa n'ikigo, ku gihembwe cya kabiri kigategurirwa n'akarere, ubona ko ntago bikomeye cyane mu by'ukuri. Ari no mpamvu NESA rero yamaje gutangaza amatariki. Ayo matariki rero kuri nta yandi, ni tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu muri umwaka turimo w'ibihumbi 2026 nibwo ibizamini by'igihembwe cya kabiri bizatangira ku banyeshuri bose mu byiciro byose bigiye bitandukanye mu by'ukuri bitegura gukora ibizamini by'igihembwe cya kabiri. NESA rero ikomeza kugenda ishishikariza abanyeshuri, yababwisaba gushiramo imbaraga cyane no kwiga cyane bashizemo umuhate kugira ngo bazasinde kino gihembwe cya kabiri bashibone amanota menshi cyane, kuko kino gihembwe cya kabiri ubona ko ari cyo gihembwe kiba kibatse ibindi bihembwe byose, kandi ubona ko kino gihembwe ni igihembwe kinini cyane cyo kwitondera, aho ugomba gukuramo amanota kugira ngo azagufashe no mu bindi bihembwe, cyangwa se amanota abavuye mu gihembwe cya kabiri azagufasha mu gihembwe cya gatatu, kugira ngo nibashiraho uzabashe kubona amanota 50 abashe kukwimura kuvana mu wundi mwaka umwe. Mu by'ukuri nubwo ubona ko bigenda bigihangayikishije abanyeshuri, cyangwa se ukabona ko amanota 50 bari kugenda agora abanyeshuri, ariko NESA bikomeza kugenda ishishikariza ko nta munyeshuri ugomba kwimuka adafite amanota 50, kuko abanyeshuri bose mumaje kubimenyera, cyangwa se n'abantu bose mumaje kubimenyera ko nta munyeshuri ugomba kwimuka ajya mu wundi mwaka adafite amanota byibuze 50 kuri bulletin. Urumva ko ni ibintu byo gushiramo imbaraga cyane ko ubona ko abanyeshuri bagomba kwiga cyane kugira ngo bashiremo umuhate babone amanota 50 mu kino gihembwe cya kabiri, kuko utabonye amanota mu gihembwe cya kabiri ntago wazimuka mu gihembwe byibuze ujya mu wundi mwaka, kuko mu gihembwe cya gatatu ntago biga igihe kirekire, kuko nta nama assessment menshi cyane abarimo kuba ko baziga amezi 2 yonyine kugira ngo abitegura ibizamini bya leta nabo babe bitegura, kuko bazakora ibizamini by'ubuze bya leta byo mu kwezi kwa gatandatu. Murumva ko bazafungura mu kwa kane biga ukwezi kwa gatanu, ukwa kane no kwa gatanu, mu kwa gatandatu urumva ko bazahita bagafunga bagahita banitegura n'abanyeshuri bajya gukora ibizamini bya leta. Murumva ko nta gihe kinini cyane gisigaye muri kino cyo kwiga muri uyu mwaka, kuko mubona ko umwaka mu by'ukuri ugiye kuba warangira. Ari no mpamvu rero NESA ikomeza kugenda ishishikariza n'ababyeyi gufasha abana babo gusubira mu masomo muri kino gihe cy'ibizamini, cyangwa se muri no minsi ari kubura iminsi mike cyane, nta n'icyumweru kiri kubura kugira ngo ibizamini bitangire. Ishishikariza ababyeyi gufasha abana babo gusubira mu masomo, birinda kubahereza imirimo ivunanye cyangwa se n'akazi kenshi cyane kabatuma bagira stress, ndetse bikaba byanatuma batiga neza cyane. Ari no mpamvu mu by'ukuri NESA ikomeza kugenda ishishikariza ababyeyi kujya bafasha abana babo kugira ngo babashe kubona ko nabo babasha kubona amanota byibuze 50 kuri bete, kugira ngo bazabashe kuba bakimuka bave mu wundi mwaka bajye mu wundi mwaka, cyane ko NESA ibifuriza ibyiza ndetse n'insinzi ihoraho kugira ngo ajye babona amanota meza cyane. Ndabashimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugira irangiye muri abantu b'agaciro cyane, ariko niba iyi video wayikunze kora like ndetse utere comment, ko namwe ibitekerezo byanyu bikenewe kandi byubaka society nyarwanda, bigafasha abanyarwanda benshi kwikura mu bukene. By'umwihariko niba uri kunana rwa mbere kuri channel yacu ya Rwanda Media News, kandi subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video n'amakuru nkanga meza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. Hane kuri Rwanda Media News cyane turabakunda, iri ryari tangazo ndetse n'ibyemezo byabashe kuva mu nama yahuje abaminisitiri ndetse igahuza neza Sense Paul Kagame, bigakumira myiza y'abaturage yuko ikibazo cya mituweli mu by'ukuri gikomeje kugera gihangayikisha abanyarwanda bose muri rusange, ukabona ko kiri kugenda kiba imbogamizi. Ari no mpamvu mu by'ukuri muri inama havugiyemo ko amafaranga ya mituweli ashobora kuba yagabanuka akava ku 20,000 yasanzwe ariho akagenda byibuze ku 15 kugira ngo bifasha abanyarwanda, cyangwa se abantu bisanze muri kino cyiciro cy'ibihumbi 20 nabo kujya babona ayo mafaranga byibuze 15,000 mu by'umwihariko. Ndabashimiye rero aha ni kuri Rwanda Media News. Ciao.